washaka kuyikuraho uraza ugakanda right click ukaza ahangaha kuri indicator list ukayikandaho ugakanda delete. Bolinga band ukabikuyemo. Ushobora guca amatrend, ushobora gushyiramo Fibonacci n'ibindi nk'ibyo. Isi iri ku muvuduko udasanzwe, ibintu birihuta. Hari amateknoloji, hari AI, hari forex trading, crypto, ibintu ni byinshi, ariko kandi ababisobanura neza ni bake. Ikindi hajemo n'abaguru. Ikaze kuri Kigali Forex Mentorship, ikaze kabisa. Honore bimeze biti? Umeze neza Clement? Yemeze fresh kabisa. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuki? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ruzigoka aribwo buzwi nka forex trading, uburyo bukora. Tugiye kubireba mu buryo bwimbitse abantu bose babasha kubisobanukirwa. Forex trading ni iki? Forex trading ubundi ni ikintu cyagutse, ariko ubundi forex ni ijambo ry'impine rituruka ku magambo abiri y'Icyongereza avuga foreign exchange. Nge ndumva rero ari ubuvunjayi nk'ubundi bwose. Bijya gusa nkabyo, ariko bwo buba bukorewe ku ikoranabuhanga. Nge nawe se cyangwa undi muntu usanzwe ufite telefone ye, ufite laptop ye, ufite tablet ye, wifitiye amamega kuri internet igihugu cyacu kiduha yihuta, ashobora kujyamo cyane rwose. Cyane rwose, ariko icyo nemera cyo hazamo n'ubumenyi. Ubivuze neza, ikintu cya mbere kibanza muri trading habanza ubumenyi. Nenzi ko habanza igishoro. Habanza ubumenyi. Iyo ubumenyi bumaze kuboneka, igishoro nacyo kiraboneka. Ni nayo mpamvu habaho demo account, hakaza izindi account nyinshi nk'ibyo tuzarebera hano, hakaza pair, hakaza kumenya isoko ryiza, ushobora gutradinga London, ushobora gutradinga Tokyo cyangwa irihe rindi. Hari New York, hari Tokyo, hari na London. Byose bikagira ama session atandukanye mu masaha atandukanye, byose tuzagenda tubireba. YouTube ni icyo yaziye rwose, tugomba kwigisha abantu bakamenya trading mu buryo bwimbitse, apana bya n'injya mbona by'abana kuri Instagram bakora ibintu batazi. Twebwe tugiye kwigisha abantu ibintu biri tekiniko bibafasha kuva ku rwego rumwe bakajya ku rundi. Babaguru Ni muri iyo sanse. Baranavuga ngo kuri ubu YouTube YouTube University. Ese urabyemera ko YouTube ishobora kubera umuntu university? Ndabyemera 100% kuko nanjye niga buno bumenyi bwaminduriye ubuzima, nabwigiye kuri YouTube, nafashe umwanya wanjye ndiga. Ni naho ushobora gusanga bakuri komanda wenda umuntu umwe akavuga ati soma iki gitabo, wabura umuhanga cyangwa wahura n'abahanga babyinjiyemo amazi imansi bakaba kigusobanurira ibintu bikaba byagenda neza kurushaho. Cyane YouTube iri ibintu byinshi, ahubwo ntanabwira n'abandi bajene ko rwose bareka guta umwanya wabo bareba ibintu bidafite akamaro, bakajya kuri YouTube bakiga ibintu bifitiye akamaro byabahindura ubuzima. Nje ndibuka Honore, njya gutangira ari umutipa ndekomanze n'umujama wanjye wa Nairobi igitabo cyo gusoma, igitabo cyitwa Currency Trading for Dummies. Ni igitabo kivuga forex mu rurimi rworoshye. Ni igitabo mbega cyo gufasha kumva terime zose, urugero Pepsi muhita umenye cyari cyo, lot, leverage, margin. Cyo mbega ntago ari igitabo gisobanura ibintu bikomeye. Impamvu nahana abantu bacu tuzajya tubavangiramo abo dutangiranye, tugende tuzamuka ku buryo umuntu yiyumvamo akamenya ibyo agiye kwinjiramo. Wowe nibe bitabo waba warahereyeho? Urakoze cyane Clement. Ngiyewe nangira ubundi igitabo natangiriyeho nicyo bita Candlestick Bible, cyanditswe n'Umuyapani, ntago nibuka izina rye neza. Ni Munesha Homa. Banavuga ko ari we wabaye successful cyane muri trading history. Cyane muri ya Japan naho ni igihugu giteye imbere cyane muri forex trading ndetse n'ikoranabuhanga. Ikindi gitabo nasomye bakita Trading Zone, ako cyo nakibonye nyuma maze kuba experienced, cya Mark Douglas. N'ikindi cyitwa Little Book of Currency Trading. Ibyo ni ibitabo ushobora kurekomanda umuntu uri gutangira. Tuzana bijyamo imuzi, turebe ibintu by'ingenzi ushobora gukuramo, ubwenge burimo na kizi ingenzi umuntu yafatamo. Siko byumva se? Cyane rwose. Urumva ko kuri no channel dufite urugendo rurerure, ariko kandi tuzagerageza kurugira rugufi kugira ngo umuntu atangire kwinjiza aba profitable nka Honore cyangwa n'abandi. Abantu rwose bitegure bakande subscribe, tugiye kubaha content zigaragara kandi zifite inyigisho n'umwihariko. Hanyuma iyo utangiye kuba avance rero wamanyuze kumenya amaterime n'ibiki, hari ibindi bitabo tuzinjiramo nka Candlestick Charting Technical cya Steven Nison cyangwa Forex Price Action cyaba Scalper. Tutavuga ko ari ibitabo rero ukumva ko tugiye kujya tugusomera ibitabo nka komwe ngeke gitabo iki n'iki oya. Twe tugiye kujya muri technical. Tuzifashisha ubumenyi twakuye muri bino bitabo, tubukoreshe tubikwereka mu buryo bikora muri practical, kuri chat ndetse no kuri MT5. Yego.
avuze MT5 ubwo ni ukuvuga ngo hari platform tuzakoresha, hari na website. Nk'urugero ushobora kumenya amakuru runaka gashobora guteza ikibazo. Hari icyo bita forex news ziba zigatuma isoko rigenda mu buryo butari busanzwe. Ibyo byose rero ugomba kubimenya mbere yo gutangira uno mwuga wacu wa trading. None se Honore, kugira ngo umuntu afate contract cyangwa pricing trade ya mbere, ni ibiki by'ingenzi wumva akwiye kumenya? Ndimo ndakubaza nk'umuntu mbariza abantu batuganye hano, soko nge ntabizi, ahubwo ni ukugira ngo twinjiranemo. Ese wumva umuntu ugiye gutangira forex ni iki cy'ingenzi agomba kumenya? Umuntu ugiye gutangira forex nge namubwira ko hari ibintu bitatu agomba kubanza kwitaho mbere yo gutangira. Ikintu cya mbere ni ukubanza kumenya ni gute wakora technical analysis. Ukabikora muri telefone, mu mashini cyangwa muri tablet yawe. Igikoresho cyose gifite screen kibasha kujya kuri internet wagikorera analysis. Okay, nibyo tuzabereka muri ano masomo tugiye gutanga. Ikindi cya kabiri ugomba kubanza kumenya ino trading bitewe n'inyungu ibamo, hari abantu benshi baza ari abaskama, ugashyira amafaranga yawe ukabura aho barengeye kandi wabahaye amafaranga yawe. Rero tuziga uburyo wabona umubroka mwiza kandi wizewe wagufasha gukora trading adaskaminze amafaranga yawe. Tuzavuga ngo umubroka ni iki? Clement, ndashaka abantu badukurikiye basobanukirwe ubundi mbere na mbere umubroka ni iki. Umubroka rero mpise mbivuga gutyo, reka ngo urugero, urashaka kugura wenda ibishyimbo. Ibishyimbo biri Nyamirambo kandi utuye hano wowe Kibagabaga. Umuntu uri Nyamirambo rero ushobora kumubwira akamubwira ati ngurira ibishyimbo, hanyuma akabiguhera moto ikabikuzanira, ukamwishyura ariko nawe yishyuye aho yaguze ibishyimbo. Muri forex rero uko bimeze, ubundi forex ni isoko rinini cyane rica amafaranga amabiliyoni n'amabiliyoni y'amadolari. Wowe nkawe wo muri trader ntabwo wakinjira ngo uhite utanga contract ku pricing trade. Umubroka ajyamo hagati yanyu wakarangura nawe ukamuguraho. Nuko nguko bimeze. Icyo nimubajije mbere rero ni gute wamenye umubroka wa nyawe. Ibyo ni ibintu tuzaganiraho. Yego. Urumva ko rero tubafite ibintu byinshi. Iki kiganiro uhereyeho nicyo kugira ngo wumve hano uzakora izihe nyungu. Tuzagenda gute muri uru rugendo kugeza ubwo wowe wakipresingira trade ukunguka, aho kugira ngo mega zawe uzimara ureba ibiganiro bya comedy. Ejo n'ejo bundi abana bazakubaze ngese abandi bari muri forex, nkuko hari abazatubaza ngo Bitcoin igihe yari kiri kuri make, mubaza baso ku kimwe mutayinjiyemo ubu nimwe muri abakire utazicuza. Ikindi nakongera rwose bajene, dore ikoranabuhanga riri kwihuta, AI ziri kuza, ushobora kujya hariya ukidokimenta ugashaka amakuru, ukiga ubumenyi bwaguhindura ubuzima. None se Honore, wambwira nk'ababroka uzi? Ababroka rero naba ngiye kubamamariza kandi nawe wanyishyuye. Ngiye icyo nshaka kubigisha ni uburyo wamenya umubroka wizewe, aribyo tuzaberera muri ano masomo tukareba uburyo bikorwa. Ku buryo unyuze mu gikari se nkakoza Honore wambwira umubroka naheraho utamumbwira? Nagufasha nta kibazo. Turaza gufungura group ya WhatsApp ku bantu bose bashaka kwiga forex, tuzajye tubafasha ku bintu nk'ibi ngibi ku bantu bose bifuza gutangira. None se Honore, ko hari ibyo bita amaprofam cyangwa se ukabacuruza bisanzwe cyangwa account z'ubwoko butandukanye, wabitaniriza he nihe bitandukaniye? Urakoze cyane kubwo ikibazo cyiza. Ubundi umubroka nabyita ko ni nk'abantu bafite amafaranga menshi ariko bashaka abatrader bizewe bakabaha igishoro, icyo gishoro bakagitradinga bakababyarira inyungu. Izo nizo profam? Nizo profam. Ariko ngewe mu ruhande rwanjye I recommend gutradinga amafaranga yawe, kuko profam nazo hari ukuntu zizanamo amananiza cyane, ariko iyo ufite ubumenyi bwo korera profam yizewe ikubyarira inyungu ugakora ugatera imbere. Ariko naho none ahangaha amafaranga yawe singuye ngo utushiramo igishoro utazi lot size, utazi leverage, utazi iki, ibyo cyose tuzabyiga kandi tuzabireba. Hari na trick tuzagenda tubaha aho gushyira amafaranga yose, aho ugashyira mu bundi buryo ugatangirana igishoro gike gishoboka, kuko forex it's all about ubwenge, knowledge. Mu gihe rwose utaragira ubumenyi buhagije ntabwo nakurikomene gufata amafaranga yose ngo yashyire muri trading, ahubwo utangira gakeya ku mafaranga makeya nk'amadolari 20, amadolari 10, ukabanza ukiga, wamara kumetereza ubumenyi bwawe akaba ari bwo ubona gushora amafaranga afatika ku buryo byakubera inyungu ifatika buri kwezi, bikaba byasimbura umushahara muri make
w'ukwezi. oya nayo make nge sinyemera, yahera kuri demo iminsi mike ishoboka hanyuma akabona kwinjira kuri ayo ngayo, kuko nanone kwinjira mu mafaranga utaramenya platform, utaramenya urubuga, utaramenya news, utaramenya amasaha, ndakeka ko n'ubundi ayo veni ni nko ko yafata ukagenda ukayajugunya mu muhanda, kandi turabizi ko amafaranga kuyabona biragoye. Ushobora kuba uri umunyeshuri, ushobora kuba uri umuyede, ushobora kuba ukora akazi ko mu rugo ariko warizo gake, ushobora kumva wirirwa muri telefone uzi TikTok, uzi uko ba uploadinga kuri TikTok ariko utazi uko pressinga trade. Ibyo nibyo tuziye twebwe cyane rwose. Muze rero mudukurikirane murebe uburyo wakiteza imbere wifashishije ikoranabuhanga. Rega nge simvuze ngo muze kuko ni inyungu zabo, twe tuzashyiraho ibiganiro, nubona udukunze uzagaruka kuko hari ibindi ukunda, kandi ntitwaguhatira gukunda ibintu utabikunda, ariko uzabona ko utataye umwanya wowe uzatugaye inyuma. Wowe n'umwanya wawe gusa ukitanga ukareba uburyo wakiteza imbere. Kandi biturabivuga bitubabaje ku mutima, kuko kubona umuntu ahata umwanya guhera mu gitondo cyangwa ari ibintu bidafite umumaro. Bro, muri no siri gutera imbere gutya ukabona umuntu aririrwa mu bintu bidafite akamaro rwose, ibyo bintu ntago bikwiye. Muze mwige ubumenyi mwiteze imbere. Ngiye uko nzabaha n'amaverisi ya Bible yerekana ko forex ari ubutunzi kandi Imana yemera. Mirongo uzagiye zitamo. Ese Honore, wumva umuntu yabanza kwiga analize cyangwa yabanza akestara platform yo gutrading? Uyu munsi ntago turi bubatindire, turabanza twige uburyo wakoresha platform. Platform ni nk'isuka igufasha guhinga. Utaramenya platform ntiwabasha no gukora technical analysis. Turajyana muri za calculator se? Oya, uyu munsi twahera gukoresha MT5 ya mu machine. Rero rwose mukande subscribe mukurikirane channel yacu, tuzabibafashamo, ibindi namwe muzagenda mubishaka. Ubumenyi rwose hano hanze burahari, murakoze. Okay, tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kudownloadinga platform yacu ariyo MT5 cyangwa MT4 biterwa n'iyo ukoresha, ariko ngiyewe nkunda gukoresha MT5 kuko niyo iri latest. So ikintu ukora uraza muri Chrome yawe cyangwa muri Google ukandikamo MT5 download, ukaza kuri byiza. Tuzagenda tumenya byinshi, aho hari link ushobora kujyaho ukaza muri group ya WhatsApp, tumenyane mbega tubigendanemo. N'urugendo tuzakorana amezi nka 3, 4, 5, ariko ndakubwiza ukuri tukazabona impinduka. Ntituzaba abantu b'ibigwari basekwa ngo abandi bibabyigaga muri he ukavuga ngo twireberaga comedy. Reka nibikabe. Icyo nagukumbuza, nizere ko wakoze subscribe, muri comment ugira icyo wandikamo niba ubyishimiye. Ikaze rero ushokanda ukara video ikurikira. We love you so much. Ngendi Clement, nanjye ndi Honore. Peace and love. Peace out.